Kidamaje. Nana wetu badatuulira. Wije kutebyema bwa. Nona ndacyari mu Ruganda, ndacyafite akazi kenshi ariko Bako ibyo nge bindeba cyo nkeneye n'amafaranga nge byihuse ahubwo ngirira vuba bitari ibyo mbwira. Yes, nyuma y'isaha imwe ndagushaka. Isaha imwe itarenga. Wow. None se boss. Yabo ko ntabwo ndubitege kumisha cya kizuba kibu. Ziba. Wariche kubona. Birayi. Enjoy. Yitwa Angel akaba ari mubyara wanjye yabaga muri Amerika. Bakira wanjye Karitasi undi munsi nzagukuramo umwuka niwongera wamusinze. Keti, ariko se wowe nuko byukira muri filime gusa mwana we. Akuse mama uvugira ngo muri iki kindi hano muri ubu hari umukozi cyane cyane. Ubu reba hano hari ukuntu hasa nta nubwo wahakoroka. Yesu umukozi agakora. Haguruka ujya kunzanira amazi. Akamama nawe rwose iyo ari muri weekend urambangamira rwose. Notre appel qui est aussi qui est affronté soit fait sur la terre commencé donne-nous aujourd'hui notre appel de séjour comme le pardonner ici à ceux qui ont notre offense mais délivre-nous du mal homie Dieu uwo mwari mbabwira twahuye izuba rirenga nkimukubita amaso umutima urahaba nibwo ntangira kuririmba ni mukobwa byuri mwiza sibikabyo sinamakabya nkurura bibona ko ndi mukuru sindi umunyamakuru akibyo mvuga ni by'abakuru dore gituma nkukunda no kudakunda ifaranga cyangwa se ayo mahanga buhanga n'uburanga nibyo bituma nguhanga nkakwita nyampi sineze kuguhunga habe no kuguhaga nk'ukabubu babigenza zagukora iruhande nkuririmbira yo safari ya maisha ni ndefu kaza mwendo ndani ya maisha acha sinzi ya maisha ni marefu kaza mwendo tunafika Ariko se mwana we Katia
Dukora siporo. Ako mama ibintu by'amasiporo rwose njye ntabwo mbikunda. Ntabwo bikunda. Mbashaka kubyuka nirebera agafilme. Ariko ubundi ko waratinze gutaha muko. Akuse mama natinze. Uba waheze hehe? Nyine nagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye twigana. Ariko wa mukobwa umva nkubwire. Ako mama nawe nukuri urakabye. Tega amatwi. Mama mbabarira ntabwo nzi. Umva nkubwire. Uzi umwana wanjye reba urugero ugezemo. Nyine mama ndabibona. Urabona ibiki? Nyine itware neza nk'abakobwa b'abangavu. Kera ntabwo ari uko bitwaraga. Umukobwa yatahaga kare agakora imirimo. Uranyumva neza? Ubwo utangiye kunsuzugura. Mama ntabwo ari ukugusuzugura ni ukuri ndabyumva ariko nawe nyine ugera aho ngaho ukanakabya. Ndetse no gusura abana twigana ntabwo mbyemerera. Ndakabya njyewe ndakabya. Mva nkubwire. Ndagusaba kwitonda nk'abari. Uranyumva neza? Abakobwa b'iki gihe uragira ngo ejo usanzanire inda? Mama ntabwo bizongera. Ujye witwara neza kandi ujye wirinda. Yego. Uranyumva? Dore mwana wanjye ubu se ko ari wowe mfite noneho ibaze bitekereza. Mama ndabyumva. Oya please ntabwo wari kunteza abantu. Please ndakwinginze umva Mimi nta bintu byinshi. Urazana hano ku rugo rwanjye koko? Urugo rwawe se hano bitsemikiza zahabu. Umva Guillaume please twumvikana. Shaka amafaranga njye naje nje. Ako sereka mubwire. Urayama cyangwa se nze nicare hano iwawe untungane n'umugore wawe ubwo hagati aho sinzi ko ubyitwaremo. Biravuga cyangwa mubwira siki. Oya. Reka twumvikana ariko. Twumvikana ko nje kwirebera. Oya. Iminota 15 wamaya. Tuza please. Mereza. Calm down please. Biravomereza nani. Ko ubundi wavuga ngo wamaye iki cyate watuma unyiruka ngo. Ushaka kukimenya? Nose waye amafaranga yemeye. None se ni zahabu nikoreye jewe? Nose wayemeye ntacyo uzi naguhaye. Ndakwinginze. Wemeye kuyama ntacyo uzi naguhaye. Nukuri ndakwinginze. Tuza amafaranga yawe arahari. Ariko ntabwo afite hano. Yamenye ne. Sheri sibe cyane sheri ugera byita umugore wawe usize mahari. Amafaranga yanjye gira vuba. Ibintu ni bibiri. Ako ntabwo uzigera wongera kunkenera. Yame turangizanye nkukenera miki se. Icyo naguhaye ibyanjye. Nawe mera ko mahaye ivunjana. Mpereza. Mbwira ikirusha. Ako waretse byibuze nka kongorera. Ngaho nyongorera. Ntabwo uzi ko mukunda. Ubireke. Sawa kwitonze. Uhe rero nahawe ubireke ko nkunda. Tunjaka n'amafaranga. Oya umva. Ubwo si ubusa bwa telefone ntwaye burama. Wamaye telefone yanjye. Ubu busa baramama nk'udumbi 30. Toka. Barama 30 ndarye sasta ahubwo gira vunjira ninjiro tanganze kugaruka. Please. Oya please baby mbabarira. Telefone ubwo ngubu ndayijyana. Uzongera kumamagara kuki se? Oya please baby. Akusuwari. Please coming baby. Nubone ntacyo umpugutiye umuti. Ntacyo. Twara. Ubuse iyo wibeshye kinjamo hano. Madamu noneho yari kunyica akankura ku isi. Twara. Mwa. Wakijya he? Boss. Sorry. Nanatenze kugutana mu ganza byandogeye. Nanabanje no gutuza no guhindura abantu ahubwo bari he umuntu utawe. Ako se boss we baravuga kandi narariye cyumukanga no kumuruza. Kandi nzakuvuna. So ndanye kugutana. Siba subira harabwo. Aho ziri kwa Museni. Reka maduja boss. Iduje zo jya kutazagira igereka. Boss duje zo njya kudoza. We nditayari ngiye kutumura.
kuri kopi zose zagurishijwe ku isi na n'uyu munsi ikaba ikinjiza amafaranga menshi. Ni album yakozwe ndetse yesha ishema abirabura. Michael Jackson atangira kumenyekana gutyo bwa mbere acurangwa kuri MTV kuri album ye ya gatanu 1958 muri Indiana, maze yitaba Imana ku tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2009. yavuye ku isi afite imyaka 50. Twavugaga ku mugabo Michael Jackson. Ya baby nukuri numvaga ari ibintu bisa nkaho bisanzwe kuba nashatse kukwereka yuko munari nkukumbuye. Ntago umudamu wanjye yarazi kuri buze, nta nubwo yarazi n'ivyari byo. Ariko undi mwagiye mumenya kuvugisha ukuri. Iyo nkubwiza ukuri wari konyangana ukuri. Akumutese urukundo. Urabona ari kuba ngukunda. Hano reka mbasi mfukame njye ubibona. Nta mpamvu yo gupfukama. Njye nagusabye imbabazi kuva kare. Ariko hano naje hano nk'amahitamo yanjye. Sibyo? Uranyanga ndiyahura dore uruze ngura. Wose wiyahuye. Njyewe kuva na kera nari nzi ko umuntu wese nkunda namwiyahurira. Guri keza. None wabikoreye iki? Urakarabo keza. Wabikoreye iki? Erega ndagukunda. Nkunda wawe. Biriya kuba byarabaye ni nkuko nawe wahura n'imodoka ikakugwa. Oya, uyu nkunda uba warambwiye ukuri. Oya sheri. Ihangane nyumve. Ntago uriya ni nkaho namufata nk'isadundi isanzwe. Ubwo njyewe ukamfata nk'iki? Oya baby, wowe urenze ku bindi biremwa byose nabonye ku isi. Njye ubundi nkeka ko ari we naremewe baby. Mu buzima habaho abantu umuntu akunda ariko noneho bo byageze. Niba nka bya bindi Uwiteka yavugiye muri Mariya ngo umwana wanjye ngo nkunda cyane. Hanyuma arangije aravuga ati Mariya kubera ukuntu yari ikizungereza nkawe, Imana ihita imubwira ati mwana ati wowe ugomba kumbyarira mu bebe. Ngoro kugira ngo umujinya wanjye ushirereye. Oya humura mama, ntabwo mba nifuza ko isura yawe yakobana mari. Nyine bebe, uzongera kubimenya. Sinzongera nako. Urambabariye? Ntabwo nzongera. Cyangwa ko ukajya kubikora. Base nuko nta na photographe mbona hano ngo wenda aturye nk'ifoto iyi ya selfie. Ngaho bikoretse. Wow. Ariko hano uragaragara neza. Wow. Ntabwo nzongera
ariko nawe umenye ubwenge nyine wamenye ko nanjye meze kuriya ariko nawe ujye witwararika kandi nzakugirira umumaro nzakugurira buri kintu kimwe cyose ushaka ariko urukundo rwacu rutera imbere okay nari nukuri mbabara wibagirwa iyi sene waguyemo hari ahantu nanjye ntabwo ari njyewe aha hantu nanjye ntabwo nifuza kubaho nk'ubuzima abantu bakinisha ntabwo nigeze nkukinisha bebe nagukunze hari impamvu ahubwo si kutigeze umbaza impamvu uranamurongoye nzakubwira n'impamvu ntakimukunda buriya nigeze kumukunda ariko ntabwo ibihe biha ibindi kandi umuntu arahinduka dusubire ibindi uri gukora wavuze ngo ndi mubyara wawe akaba byara wa mugani we barabyarana mvuye he ariko uzi ukuntu buriya wankuye mu mutego ukomeye ni nayo mpamvu uyu munsi niyo mpamvu nagusohokanye kuri aya mazi uyu mwaro nanjye buri munsi iyo nshaka gutekereza neza aha hantu ndahakunda wagira ngo niho Uwiteka yandemeye nka bya byuzi bya Salomo aho niho Salomo yabwiye umuntu yakundaga aramubwira ati uraka ati amabere yawe ameze nk'iminara y'ibabere buriya yararebye abona ameze nk'ay'umunara w'ibaberi ahubwo ngo amenyo ye ngo arabagirana ngo nka zahabu nziza cyane mbona asa nk'akari akazuba kamuritse ni ukuri kw'Imana ariko banza witegereze hari hakurya akazuba bakita igisetsa baja Petit frère meze bite ko mu gitondo igihe mbyutse saa sita nimugoroba sanga ureba amakuru ureba imipira ureba amasinema kandi hari akazi ugomba gukora kaguhesha umugati dore nk'ubu ngiye nkora njyenyine niba ngiye uzajya wirirwamo nta kindi kintu wakora sinakubwiye ngo ushakire akazi ukaba waranze ushakira akazi se ntufite diplome wajya udepoza hano hirya no hino hantu hose birashoboka ko wadepoza bakaguha akazi ntabwo uzajya wirirwa wicaye hano ngo bwire ariko okay sapu tuyo ndumva bizajya biza gake gake ngo n'akazi nakagushakira deja ariko ukamenya ubwenge hari ibintu njya mbona abandi bagabo nako abasore mungana bakora byiza kandi biteza imbere igihugu bigateza imbere urugo bigateza imbere umuco nyarwanda nawe wari ukuntu uzamuka ukava muri burimo gusa urabona muri uno mujyi nakora iki kweri ntabwo nta kazi mfite muri uno mujyi nakora nawe uzambwira ko nakora none okay ushobora gushinga studio cyangwa ukareba n'ibindi bintu wakora wenda uri ushaka kuba umuntu w'umugabo wowe tegura umushinga wawe mushinge studio aribyo uzajya ukora urabona bitagenda okay nta kibazo ndagiye ariko ni byiza ko usigara ubitekerezaho ariko ntabwo nshaka tuba dukobwa tuza hano buri gihe hari ako nigeze guhura nako ku muryango uretse buriya ariko ubitekerezeho nk'umuntu w'umugabo sibyo sawa turasubira uriya nawe aba agira ngo ashyushye si ubundi aba ari mu biki ntazashakira amafaranga asa akareba ko nakora
ubwo reka nihamagarire cya soso ndebe ko kingeraho. Ewe vipi? Uri hese? Tebuka wa murezi we nk'iminota 5 mungezeho nabi. Minota 5 ubu ndiho. Sawa. Ndiho munibereye muri salon nandi kureba agafilimi nyine. Sawa ubu ndiho nabi. Sawa. Mbere Kidama je? Ese warimo koza cyane? Nyine ndi koza wa musosi bari bafasheho fresh. Cyangwa tuganire. Nase mabuje ibyo. Nabisubiramo mu kanya. Kosha itegeko ry'abantu. Usabwa bari itegeko. Uyu musore byari byinshi ugiye koza. Urimo koza. Mabuje regeruke ko mbona tetse isosi ifashe fresh. Rero biba byafasheho. Ini na mimi nimekuwa kabisa. Hanyuma se. Ariko buriya patro yaranitse bitera. Uriya. Ku bijyanye cyangwa nta wundi mukobwa ugize amuhana. Umukobwa se? Wowe ikintu cyo bindi banga. Niba ari nge nawe nije nawe. Ariko undi munsi uzongera kuvuga. Nzajya mbika ibanga by niyo Bosco. Aya. Mama Imana mabusha. Ara undi mukobwa bahaza na nundi muntu ugize mu kipangu. Sebye we cyane nigeze kubona nzana uzo na mugara furere. Soni. Habwo nzabyumve wanabivuze. Sura mugara. Ibyo bintu bimire no munda yawe ngo pi utazigera bisohoka. Sura mugara furere wallahi. So yaraje kureba. Simwe munaza. Nkubwiye ngo Mbimiri. Ibyo bintu ukora iki? Mbimiri. Bitazagera he? Bitazagera mu kanwa. Hanyuma rero. Jagwa misi. Uzi misi nakoze. Kandi nzajya wakantu nkakunezeza dore ukuntu uba wambaye nzareba ko bigenda neza. Nasoje igihugu muri misiyo. Ukamisiyo wundi izizo ntago zanyuma. Mva rero kuniteye. Ndashaka ko uzajya undera patro wawe. Haza umukobwa umbwira nimero zanjye ntago uzizi. Uzizi? Nituma amagambo ngo yaje ngiye. Sala imaruja. Na boss mubaniho neza. Naho ndi nyine no kubera ko mukunda. Niyo mpamvu nyine nshaka ko ukomeza nawe ukamfasha nyine kumureberera. Erega patro no umusiri muri no munyamugi. Ntago erega nibyo. Ariko ako kantu nyine uzagakore neza. Ariko uri fresh. Uzakongeza n'agashara. Kabisa. Kuri yandi yajyaga gushiriraho. Uzareba ko mutugenza. Ariko nibyo. Ndayisubira mu turimo twawe. Gira vuba unateke hakiri kare. Ngiye kugutekera musosi uri fresh. Dore ari hafi no kuza. Ndagakora. Nahoze nkubwira ukuntu uri mwiza ariko noneho nkubwiye ukuntu wayibonye amafi. Nkubwiye ukuntu noneho nkiriye afu ukuntu yishimiye ari amazi. Nanjye niko iteka ryose iyo nyegereye mba numva meze nkiriye afi. Wayibonye? Reba ukuntu ibikubita imivumba. Buriya rero mba numva nanakuririmbira iteka nkumva umutima wanjye iteka ryose nahorana nawe. Nkumva nareba hirya no hino. Ndabizi baby. Suzi ko nyankunda kukwita umutesi. Urabyemera? Okay. Ngaho tega amatwi. Umutesi utatutanduranya n'abandi. Utinda kurakara uhorana umucyo. Simbi ryanjye kirazi icyabatongo inusange. Ndashaka kukubona ngo umutima usubire mu gitereko. Ndashaka kukumva iruhande rwanjye iteka. Umutesi utatutanduranya n'abandi. Utinda kurakara uhorana umucyo. Unone cyama gitari yanjye. Na kuririmbira umutima wawe ukataha. Urambabariye. Ibyaha byose ubisize hano.
ndabyibuka ngo mu gusa ndumva akabeho gatangiye kuza kandi wowe wambaye ikote ndikuramo ndabona oya reka wenda aha hantu nubwo nta kintu twazanye cyo kuhafatira ariko iteka ryose ni wowe muntu wenyine uhazi madamu wanjye uriye uvuga nta nubwo aragera na hano nta nubwo ubwo bwiza bw'aha hantu yahagera ni nayo mpamvu uhora n'ubwiza iteka mu mutima wanjye. Hey, hello baby. Meze bite se? Ubona waka. Amor baby. Kumbura shusho. Sishira umunsi umwe ukumbura umuntu. Byuze sha. Numva mwikumbura. Shiri, none se. Sidirus. Gaho se noneho. Utuntu noneho batugize ibikira. Isi. Shiri, subisi ko mfite iminota se. Ako man, surangiye kubura, subizi. Kashizira hari. Kwa kundi. Kashizira hari wene. Gatugende rero tujye gukora akazi. Sibyo se? Mari. Baby. aya ntabwo ari ibintu biba birenze sibyo aka kabeho wabumva ni akahano bisanzwe cyangwa wa mugani wawe wa mugani kiza wa mugani iki hari ukuntu abagore mujya mukonje nyine byatewe n'indi mpamvu gusa ariko reka ibyo tubyihorere ariko wabonye ko guhora ukekanye ku busa ntabwo ngende ukunda buriya niyo waba wanafatiye mu buriri nta gihamya ufite nta kintu wambwira jewe nese ibyo waketse wabonye ari byo bwese wasubiza ibiki oya ko nuko bisonje sese nabikubwiye kutwibuze se aya sheri buriya rero njya ntekereza uriya mugabo wawe niba umufata nk'iki niba ari inda niba ari iki uwo ntabwo washatse nzi wowe ndaye byivuge ntabwo navuze ya tujye twumvikana reka kwanza ibyo tunabiveho reka twigire muri business buriya urabona hariya wakoraga buriya bagiye kukuzamura kubera ko wabonye iteka byanga bikunda ariko ubu nikigezweho kugira ngo kuri konti hariho amafaranga nagira ngo musabe hari umushinga nari nungutse yes umuntu w'umugabo nyine sinjye gutekerereza we nta mugore watekereje umugabo ariko hari igihe biba ngombwa n'abandi yes umugore ni umutima w'urugo ariko umugabo ni umutwe w'urugo ubu ngubu ikintu nshaka ko dukora hari ahantu nshaka kugura inzu sibyo nshaka kugura inzu tukajya byibuze tunayikodesha wenda ikajya yinjiza 50 cyangwa 100 bya buri kwezi wenda bikajya bidufasha buri munsi ku munsi sibyo hanyuma najya musabe niba ari ukujya kuyakuraho nagenda nkayakuraho wenda ukazambaza wenda inyungu yayo nyuma ubu cyangwa se uburyo agera kuri konte cyangwa se uburyo byagenze ariko byibuze nkakwereka najya nkwereka inyungu buri munsi buri uko bigenze ariko ibyo bintu ni byo ya nyine sheri kame ibyo bintu byiza cyane n'ibitekerezo n'ibyo ahubwo sinzi amafaranga afite kuri konti niba hari icyo yamara nyine ku byo ufite sorry buriya nabitekerejeho nzi neza hari ahandi hantu ndi bukuru udufaranga duke ariko kuvuga ngo niyo twakwaka inguzanyo ariko tukabona igikorwa kizajya twinjiriza buri kwezi byaba ari akarushyo ahubwo uzi ibyo bintu dukoretse wowe udatinze kugira ngo inyungu itangirize nyine numva reka mufite umugore ufite utuntu tw'udutekerezo turi abantu bakomeye mu minsi mike abantu bazajya bayatwibaza hano ibyavuye kandi buriya rero umugore mwiza nawe ujye ubikora ariko unanyizera sibyo nitutizerana ubu se twakubaka gute
nta n'abana turagira wenda ngo tuvuge ngo tuzabateganyiriza ibinene, reka tubateganyirize batari bazi. oya nibyo nutamuteganyiriza wari waje ahubwo gira utangire ugende kuri konti ukureyo hanyuma urebe n'ukuntu ushaka ibikoresho bike bike aho rero niho mukunda nyine kutwuzuzanya. utangire ahubwo ejo mu gitondo uzatangire ubyibuke muteguye. ejo nari mfite akazi kenshi ariko ntacyo tuzabifatanya n'akazi byose birashoboka. Ikindi ni ugushaka aho inzu ituye nzaze njye kuhakwereka ubundi tuyigure. niyo tuzajyayo sibyo? Nta kindi ndumva ibyo nitumara kubikora neza ariko harimo no kwizerana witonda ariko ntuzongere kumvangira. use buri gihe wowe muramvanga ibintu urangiza umuvanzi w'ibintu byose. No, I can't do it. I can't. Ntabwo nabikora baby. Bira byose ubu nganiriza abakareka. Ako ninde ukurusha ubwiza. Ubu hari umuntu ukurusha byibuze n'umutima wonyine. N'abantu birirwa bavuga nakuririmba na kakaririmba najyaga muririmba. Kamwe k'inyoni ziririmba se. Kakandi kavuga ngo abibyo kukujinyora bibwira ko nzawatonesha n'ibitondo barakerewe n'abandi bagabo bandi bazi uwo ndeba ni wowe gusa. Nukuri byarashimishije kuba mbona umuntu ndirimbira agaseka. Yes. nzajya mbihindura itaha uririmba itakare cyangwa rimwe. ariko uzi ko ibiraka bisa neza. ariko ejo bundi bari nka Simba ndogana asiongeze tena. Ntabwo nshaka ko isura yawe izongera guhinduka. Ntabwo mbishaka pe. Gusa reka wenda ngende njye haruguru hari umuntu twari kuhahurira hariya ku kazi. Hari umuntu twari kuhahurira ariko reka njye kwitegura ubwo ngubwo wenda turaza kongera kubiganiraho nijoro. yagera nanjye ngiye kugenda bendutse gatoya ndumva ntabwo nibyo sawa ufite n'utuntu twiza. ariko n'ubundi uzajya unyihera